Ose mwana wanjye yarozwe nandi. Ndamubwira ahantu yakura umugeni twakura n'amafaranga ntanyumve. Sinzajya kuvuza hehe koko. Sharif, kanze mbaze muri umunawe. Ashobora kuba afite amakuru yose. Sharif! Sharifu! Naam. Mwana wanjye. Nawe sigaye ngo hamagara ugaherayo iki? Aho mukozi ngo ni butumbi niba ari butumbi niba ari butayi. Bape mwana nje kwitegura ngo gusara. Meze uti. Ye gusara se amasaha yageze. Nuko jya mu makere. Wari uri mu duki ko nari guhamagara ntumitabe. Nyine nari ndi mu cyumba cyanjye. Shafisi ari he? Shafisi ni yagiye mu gitondo. Yagarutse nigeze kumwumva. Yagarutse leta yongera aragenda. Amahoro nsema. Amahoro mwana wanjye nta kibazo gusa ntabwo meze neza. Oya. Kandi impamvu uhamagaye mwana wanjye murabizi neza ko mbakunda pe. Ariko ntumugiye kunsaza. Sema ko ni kunga ariko nero ubwo. Ntabwo baburimo. Ubu buna Shafi bimeze biti. Shafi sinkimubwira ngo anyumve. Shafi arashaka kumbyimbya hagatuza. Ari mujyanye mu bitakurera. Ariko mwihorere. Urana mwana nabyaye nikuriye mu nda yanjye. Niba sigaye mubwira ntiyumve ugafite undi mubyeyi azumva utarinjye. Nose Sharif. Wihanganira ubwa mbere ubonye ndakaye gutya imbere y'abana banjye ariko nanjye sinjye. Mu by'ukuri uriya kari mukuru wawe kandi muhorana hano ngenda nkajya mu kazi mukaba muri kumwe bava ku ishuri mukaba muri kumwe n'abavuye ku kazi ko amatelefone murarana aharara cata n'ibiki n'abahamagarana mwa muri kumwe. Shafi ari undi musheri agira umusheri umukobwa b'inkumi bakunda umukobwa hari uwo afite utari uriya nitandi gushaka kumushyingira akabyanga uzi nawe hari undi muntu bafitanye agakungu gashobora gutuma imvuga agahaguruka akanta muri salo hari uzi kandi mbwiza ukuri nzi ko utagira ibintu by'ubucakuru none se uri bari abahungu batatu bose njya mbona baza hano hari kakandi karekare wagira ngo kambara amapantaro ntagafate hari wa wundi ukunda kuza hano w'urugofero wagira ngo rw'abasaza hari na wa wundi uri nanone wagira ngo ni impyiko y'ihene n'abahungu basigaye baza hanga nsigaye mbabona nkumva shitwani iri kuzamuka ninde nshuti ye magara muri buriya buhungu njya mbona buza hano magara bajya baganira umva nimba navuze na batatu ni kumva uvuze bakigiye abose ko ari mujya asanga hano bagandagaje Shafi afite inshuti nyinshi ndashaka iyi nkora ariko no kugira ngo umenye inshuti rero abwiye ibintu byose ariko ahantu ko mbona ari kure ikibazo mwigira ikibazo turahageze muze dore ngura mama wanyu singuriye mama usika mama kuza hano cyane w'ikigofero wajyaho ni cy'abasaza cyangwa babandi baragira inka mushwa ari umuntu bamwita kunyabona n'umugoroba bareba numvaga bari kuvugana ushobora kubona undi gutekereza atari ngira inshuti ye y'inkoto biranashoboka ko ari ushobora kuba ari yagiye kureba kunumvaga ari mugoroba kuvugana ibintu byo gusohoka ushobora kuba ari yagiye kureba uwo muntu ariko kuntu ninde ufite ikizina rero utahizwa na Sheri Chance Shagi yitwa Shagi ndumva ntibeshye yitwa Shagi yitwa Shagi ngeranyiriza muri twa duhungu tujya tuza hano wawo ufite umutwe munini wawo ndavuga kajwi gato nyine gasa nkaho kagize ugoze umutwe ubundi ni icyo nashakaga ko naseka ntabwo nsetse kubera ko nishimye ntabwo nsetse kubera ko nishimye ariko biri seri wabita umutwe munini umeze gutyo umwana wanjye noneho ntabwo uzaba dabo oya kari agahungu bagenera n'agakire njya numva gakora amadini y'amamiliyari ni uwuhe se n'umunsi wo ukunda kwambara cya kigofero cy'umuhondo wakajwi gatoya uvuga wigira nk'abagore uriya urwanwa rubiri mu bwisekurume
urakoze mwana wanjye nicyo nashakaga. None se nta mahoro bamushaka? Oya nashakaga kumenya umwana yiyumvamo uko umwana wanjye sigaye mbona ntazi ibye niba aratewe n'amashetani nta kijya gusenga nta kimenya ngo ijuma ese ubu uracyasenga 5 ku munsi ntago wagisara ako ntubifate nko kumurega. Oya ntago uri kumurega ahubwo nagira ngo menye umuntu yiyumvamo byibuze ndebe uwo muntu bari kugendana menye ngo byibuze azabazagendana mu nzira nziza nta kindi gatasibyo Manu kuri mbabara uko nari ngukumbuye. Ayo marira yawe ntacyambwiye. Mama basi wanyumvishije. Aha sindi bujyane namwe. Mama mwumvishije. Mama wakuru hamakoko. Urabona amarira yamushiki wanjye nzayashira yuko. Ndoro hano se ndivoka. Mama basi ngewe nyuma. Iminsi waduhangayikishije ni nyinshi. Atari amafuti yanyu se. Uyu munsi gira dutaye mu rugo. Umva mbabwire. Nabasigiye urugo rwanyu. Urugo rwanjye mwarunyirukanyemo nabi muntera umujinya ndigendera kwirukanyemo mumbabarire musubire mu rugo rwanyu nabahaye amahoro. Hari wigeze kubwira ngo uve mu rugo rwawe? Nabahaye amahoro imirimo yanjye yose narayibasigiye n'ibiki byose mugende mubeho uko mushaka. Iwawe wananiwe kubikora none wari ubuhinge bya rubanda. Ibyo se birakureba. Mama wakumvishije ba. Urumva bikureba werwe nawe mbona witeretse nk'intuze nk'igiti cy'intuze cy'ubuye. Ayo wigira yose. Ntabwo tugusiganura taha mu rugo. Yego di. Twataha tuguteruye twataha tuguhetse ariko urataha mu rugo. Shobora no gutaha nkagera mu rugo ariko n'ubundi ntimwamenye igihe nagendeye kubera induru yawe. Ase mama wawe nose basanga uri musezeranye nimba nta bugambo muzongera kuzana ngo mamanga nk'inzoga ngo mamanga agira gute ndazinywa kuko mba nzi naziguriye. Ubwo bw'ubugambo uri kutubwira nukora ibyo tugusaba ukava kuri ibi biyoga byawe uri kubona hano. Yego di. Afande Jasmine araje. Ikibazo. Hanyuma se watanze umwanya w'abandi da. Tujye byicaro atari ibyawe. Tanga umwanya se hari ikibazo kuba yakicara. Ese muraganira muri batatu kataye washakaga. Ndumva ibyiza ari uko yavamo tukaba tubahaye akanya. Ariko nta kibazo kuba twanaganira turi batatu. Mbese hari ikibazo ko mba naje gusura umuryango wose. Okay. Nta kibazo ngiye reka mbe nanze umwanya ubwo mbona batabishaka. Imeze bite se? Neza. Okay. Kambe nanze umwanya muri kuganira. Ese abakobwa ko bose bagenda bose. Jasmine umeze ute se? ndabona ndaho. Gira hano hirya nta kibazo tunaganira se. Wowe wakwigiye hirya cyangwa ninjye nagusanze. Ndabona no kuri mango. Mwese. Oya nta kibazo. Kandi bon appetit ntabwo musuzugure kabisa. Marisa. Mwana se urumva munda nta kibazo ameze neza. Umwana ameze neza. Arakina neza. Hako ngo wari wanarwaye kutabimbwiye kuri phone. Ntabwo byari birenze. Ariko ndumva ameze neza. Kuko nakubonye. Uzi ko nanjye singiye mbonye amasaha yo ku kazi ageze. Umva. Mise mva ku kazi nihuta kugira ngo nze murebe. Umutima wanjye wari gutereramo wawe. Byatari nyine ni ibintu biba byumvikana. Ko uri kuganira se na murumuna wanjye mwarimu muganira. Abari abakobwa se nabo ko banakurusha amagambo se baramuravuka bavuga amagambo menshi. Gusa nta n'ikibazo narinje hano nje kukureba nuko barimo kumbaza nta bindi bintu. Bariya se niko babaye. Harya ubundi harya baburi igihe kingana utera umwana kugira ngo abe yavuka. Bebe se? Bebe? Amaye. Churufoki. Sura ukwezi konyene. Kwezi kumwe? Kwezi kumwe mbara kugira ngo mbyare.
reka tuba tugomba kwitegura kare n'imyenda iriya waguze ni mikeya amantuze amagariderobe mato amwe mata y'umwana agomba kuvukira ahantu heza ngenera inyama boneze mu mukire sibyo ufite akazi keza nta kibazo watangiye kubona remegera wagira ngo yabimenye kare amaye sikari byo ubu ugomba kwitegura utuntu tw'abasirimu atazava akavukira ahantu habi ngomba kumwitaho nk'uko nawe nkwitaho nanjye nicyo mukunda cyane rwose Jasimiri wanjye kabisa sobanze ko muha ahubwo mbwira ngo usigire imbuto nyinshi cyane se imineke ujya uyirya nayo rero uyu mubebe yashobora gukina cyangwa mu bitatu tugere ariko ni nabyo umwana azavukira mu mavuta tu noneho na twa tugamba tuba tuvuganira kuri telefone ku macati na tuba turirimba bumuririmbira uko nararankomita inegeresha bizera yuko byose aba barimo kubyumva abarimo kubyumva uzi ko nanjye binkoraho ku kazi hari igihe bigera nko mu masaha ya saa yine bahita ntekereza aho Jasimi sinzi n'ikintu wamaye pe ni urukundo kuva cyagiye naza muri rwa rubanza byagiye bizamuka ntabwo ari bimwe by'abagabo ariko nyine nahise nkukunda byataye baravuga ngo abagabo tugira irari ariko si irari nakugiriye ni urukundo rwa nyarwo niyo mpamvu n'uyu mwana ngomba kumwitaho kuva akivuka nako n'ubu ngubu urabibona mu gakinjiro gariderobe zihuse na beriso niba ari beriso tumwe abana baryamaho vuba njye nyamabuni nzakwitaho umva ntacyo wamburana kabisa Jasimiri Rwema wabwiye mama koko tugataha mama ntabwo wumva ibyo umukobwa wawe ari kuvuga mama wambabariye koko tugataha mwese nta matwi yanjye nabaha mwese wanga ari kuhakora iki tuvuga ibi bintu byo kumwinginga nibyo ari biri gutuma yikubanga hano hasi unyinginga se ndi umwana wawe cyangwa we narakubyaye uranyiginga mwihorere ahubwo njyewe nimuntera umujinya nta nubwo ndi butahe mama basi bari ndekurawe mawonyabirire ko ngwumva uranyiginga wowe reka imitete aho ngaho mama haguruka tugende ndekura mama basi ngono dutahe sintaha mama ukuri mbabarira sibyo mama haguruka tugende ariko haguruka tugende sintaha mama waretse ibintu nk'ibyo kandi nuguma kwigira gutyo mutumye n'inzoga yanjye imeneka uratuma nshyiraho imbaraga mu rugo sibyo waje tugataha ugende wuzuze kano gacuma niho uragenda se niho ndi bugende zana n'ubundi tugende ntarebe tugende ndumva muvande cyatumye nguhamagara ngatuma utaryama ngo usinzire ariko inkuru kandi ntuvuge ngo icyatumye nguhamagara ngo uko ejo bundi twari duherukanye ni uko nabonye hari akantu kiyongereyemo gashobora gutuma nguhamagara kugira ngo nkubwire ngaho mbwira nicyo kinzanye pe kandi nanjye nari mfite amatsiko yo kumva inkuru ugiye kumbwira inkuru ko iryoshye ko iremereye ndi kumva kuyiterura mu gatuza yagera mu ijosi nkumva iraniga ikamera nk'ikijumba cya mugorora uteze amatwi ubu ntubona ko Shafi tumaze iminsi tumwiziringaho atureba kuriya nk'ikimbwa ihaze ubu noneho bisa nkaho bigiye kugera kuri finali namenye agahungu k'inshuti ye k'inkoramutima kazi amabanga ye y'amanywa n'ijoro arayimumenye nimugoroba ubu ndaye ndi bumuhamagare cyangwa nkararamutumyeho akazaza hano nkagira icyo mwibariza kuko uwo muhungu ni inkoramutima niba ari na bogisa baranazambarana mama Shafi nawe cyenda henze kumuhamagaye umbwira ko amakuru wamaze no kuyamenya umbwiye naho bigeze ariko urungu ari uruhaza nikoreye ibintu byose mbigenza gake uzi impamvu mbigenza gake uriya mwana wagira ngo araruzwe bisaba kumugenza gake icya mbere cyo urabizi mu idini ryacu rya Isilamu ntago nzoga tunywa byibuze ngo wamutega yasinze ngo umuganirize uriya mwana nsigaye namubwira ngo tujyane no muri shike ajye kunywa n'icyayi cya teveri akambwira ngo mama ngo nta kibazo ngo nanyoye icyayi ngo nanyoye ngo amazi ngo mvuye muri siporo
ariko kubona amaze kumenya ko ari agahungu kariya gasore kakaba kazi amabanga ye 100%, noneho shafi mufite ni kandi abizi bizagenda neza. Ese ubu ntago uri kumva ko bimeze nka bya bindi byo muri ya madini bita barokore bavuga ngo ndimo ndumva ndimo ndumva, nanjye ubu ndimo numva shafi birimo birasatira ko tugiye gushyingirana njye nawe tukaba ba mwana bose. Iyo gushyingirana ni byiza pe, ariko ayo makuru sijye wakagombye kuyamubaza. Wowe gerageza uko ushoboye kose umubaze, ariko ibintu bive mu nzira. Ese ugira ngo ndaryamye? Ndashaka ibintu biva mu nzira, nimba ari ubukwe bugataha, kuko ubu ikintu jewe numva ngomba gukora mama Shafi. Mudugu yewe ndakumvaga mbwira. Ndebera aho imvune ingejeje sha, ndebera muyo, ndebera we. Noneho ngira gutya najya kukegura ye bene hano misonga igakubita, iyi mitsi hano nimba yaracitse, dore hano ahangaha sinzi ikintu cyaje kirakubita gutya kirongera kirakubita. Narashize. Wakimenye ute se nyine uburyo waguyemo uzimuko kitwagukuyemo hara hepfo? Mudugu mwarakoze pe. Eko se bapfa kurera kari byo tuvuga. Mbere naguhereye ubuse ko wagize amahirwe akaba ari ivi ryavunitse yuko ubigikana. Ntago ari ivi ryonyine, dore nabe nahangaha mu mugongo be nahangaha nuko nta kintu ngira gutya gatoya ngiye kwitsa umwuka nkumva ngo n'ubu birongeye kandi. Nuko nyine ngo wanze kumva ntiyanze no kubona. Ntunyumve nabi mugenzi wanjye rero bapfa kurera. Ntako tutari kwaragize ngo tukubwire ngo ureke izi nzoga rega amaherezo nutanazire. Ako se umuntu wanazivuye uragaherukara. Inzoga se wa muntu mba nanywe yihe kare n'icupa rimwe nari nguriwe n'uriya mugabo ari hepfo ngo namucyuriye inka. Hanyuma ugezeho wivuza se nyine turive ku by'uburibwe. Mudugu reka nkubwire, iyi mvune igeze kure, igeze kure, mushatse mwamfasha pe, aho bigeze birananiye. Turagufasha iki se? Urafashwa n'abaganga nyine nk'uko bagukurikirana kugeza ubu. Ese Mudugu ubu reba guhera navunika, nta mugore ntarafata n'utuzi wenda twuzuye ahangaha. Namubwiye ngo ace imitagara hara hepfo ashyiremo akunyu, azana nkandire bene hano ndebe ko iyi mitsi inkoreraho ngirira kano kaguru. Yavese mbabarira. Ave sigaho. Mudugu nyigiriza imbere gatankwere. Oya byihorere utanabyirisha ubwo se ugira ngo ave nyabuna bapfa kurera have. Gutyo we. Neza ugira ngo agukandire muganga by'abagukoreye ntibihagije. Negeraho. Niko. Negeraho akantu sha. Ntago muganga aba yakuvuye se kuryo ushaka kwishyura. Muganga se wuye. Ariko ko wagira ngo ahari ntago uzi ibibera muri uru rugo. Hazumbwira ngo muganga mu bana nabyaye harimo muganga. Ubushatse kumbwira ngo ikibapfa kure. Cyangwa umugore wanjye ubona ari gukora ku kigo nderabuzima ari uko ndi kukubwira ngo mimi imitagaraso ryo n'amazi n'umunyu. Ariko ibara riraguye. Umbwira ngo muganga abana nabyaye harimo muganga. Ntabwo havurwa n'umuganga utari umwana wabyaye se? Ako Mudugu mwamfashije kuko ndi umuntu wanyu. Mudugu kuzi ko twareranywe tugakurana tukaba tugeze maginga ngayo. Ubu mborere muri uru rugo koko. Ariko wanyoye. Mborere muri uru rugo. Bapfa kuri uri muzima nta gasamusa mufite. Nibyo koko ubuze naba nayinyweye ko naramukiye ahangaha nejo niri wanga nejo bundi hashize. Ibyumwe ntibibaye ibi. Kandi ufite inyota. Inyota se ndayifite n'ubu buribwe. None se ko nkubaza bivuga ibyo kwa muganga nkumvura taruga ujye mu bana n'umugore ye. Ariko se urambaza kwa muganga hano nta mafaranga hari. Habe ni icyatanu. Nta mituweli hano tugiye. Ugize ngo iki? Urambaza kujya kwa muganga uragira ngo ugize ngo iki bapfa kure. Jewe ndashaka ko ubu bukwe abantu bose dukorana business bagomba kubutaha. Ntabwo nshaka kubibatunguza. Kandi nakubwiye ko ubukwe bw'abana bacu ugomba kubera muri hoteli. Mfite amafaranga narayateguye, ubukwe buzagenda neza. Ariko wibaza ko ukuri gutekerereza Anita.
ibaze noneho ibyo ntekerereza shafi ndara nampagaze nirirwa mvuga wagira ngo nabaye umupfumu nabaye nyirabatanzi. Reka rero nkwereke inshuti nakubwiye ngo namaze kumenya inkoramutima ye. Okay. Icyo ni ikintu ni icyizere mfite ko byanga bikunda nibo namaze kwinjira mu mizi ye. Ahubwo akantu twavuganye ejo bundi ka kantu k'umutego ko gutuma noneho hasara kava mu bye. Uracyakibuka twavuganye ejo bundi uvuye isafari? Nakubwiye ko tuzayifatira igihe tukicara tukabiganiraho. Numvaga ko wenda ari nacyo kintu. Ubigisigaye ninge rero umukoro n'uwanjye. Kuko uriya muhungu uriya musore w'inshuti ye ngiye kumwinjirira ngira ibyo mubaza byinshi kandi by'ingenzi kugira ngo umenye umwana wanjye icyo atekereza kuko iyo utanyeganyeje ibiti ntumenye inyoni zitaha. Icya kabiri nimara ko uriya muhungu namara kumena utubanga twe bafitanye shafi ndabona amaze kumufata mu gipfunsi. Ikiri bube gisigaye ni iki ni ukumwicaza. Namara kumwicaza nkamuganiriza noneho byimazeyo ariko nkamuganiriza nzi ko mfite icyizere cy'uko ya surprise igiye kuboneka ku buryo ntari bujye kuvuga amangambura imbere y'umwami. Uranyemerera umpaye inzira noneho ngende nemye nginjiremo neza nzi ko niyo surprise uri kwitekerezaho ejo n'ejo bundi nta kidobya izitambikamo ku buryo tuzamutunguza kari akamodoka. Shafi ndagira ngo nkubwire unyumve. Nta gihe nigeze nkubwira ko jya amafaranga nayabuze. Yego cyane rwose nicyo nkukundira. Amafaranga erega ariko ndashaka noneho nawe umbwiza ukuri. Yego nk'inshuti yawe. Ejo tutazapfa aya mafaranga umuhungu wawe yahaze. Ntabwo bibaho. Nyaka tumaranye twajya gupfa ubusa. Kugeza iyi saha ntabwo urivuza ngo nta mituweli nta mafaranga ntaki. Nibwo bufasha uri kunyaka. Ndi kugusaba ubufasha ngo njyewe unyigereze kwa muganga. Wenda abaganga bagira impuhwe kwa muganga haba imbabazi. Rero ukuntu bamfasha bamvure kano kaguru none nawe uri kumbwira ngo ngabana nabye ngo harimo Ndumiwe kuva iminsi ingana gutya uracyaryamye mu nzu n'aka kaguru. Iyo rero shaka gaho kari kundi karahandurika. Bapfa kuri. Habuze iki? Amafaranga aba bana uri kuvuga se umugore kuko ntacyo bakumariye. Ndugwine n'amatwi. Habuze amafaranga nyine ubwo sije nabivuge ntago byumva. Ariko mwagiye mureka kurenganya rubanda koko. Ngereka nkubwire mudugudu nimutambuza ngo mva hangahaye ngewe kano kaguru gakire. Reka nkubwire nyamara aho nzakira tuzabonana. Kwirirwa muza hano musirikira muntu mwabanye rondo mugira gute. Bapfa kuri reka nkubwire. Gabanya uburakari nkubwire nubwo bwose kuri kujyana. Ariko uri mu gihano. Igihano kiki? Iyakire. Igihano kiki? Aka kaguru kanje niko nakoshereje. Igihano cyo kutumva. Mudugu mvira nimbuje kunyira ku byimba. Reka nkubwire. Mvira. Kandi mudugu nge nakumena ntugire ngo nukomeze gutya.